turabashuhuje nshuti bavandimwe tubifuriza ikaze kuri YouTube channel yacu. Tubahaye ikaze kandi tubifuriza umugisha Imana itanga. Kuri iyi saha turanezerewe cyane, turishimye, tuguwe neza. Hanyuma reka tubabwire ngo ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba utishimye, ariko nkubwire ngo none harutejo. Komera, ihangane, iri mu ruhande rwawe n'Imana ishobora byose itandukanye n'abantu. Hanyuma nge nitwa Prophete Mazimpaka, dushuje abantu bose bakudukurikirana kuri YouTube channel yacu kuri Prophete Mazimpaka. Wowe utarakora subscribe, share, like ndetse na comment ubikore kugira ngo udufashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Reka twambuke hatujye hakurya y'imipaka dusuhuze aho tukunda kwita igota Masimbi, diaspora Amerika, mu Bwongereza, Canada, Australia, muri Australia. Imana ibampere umugisha kandi mukomeze mu gubwereza. Reka dusenge Imana kugira ngo tubagezeho ubutumwa Imana iduhaye. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi kandi y'ubutware ndetse y'icyubahiro, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Tunejejwe nawe mu mutima kuko uduhaye umwanya mwiza. Abantu bagiye gukurikirira ijambo, ubutumwa, buhanuzi, amayerekwa, bagubwe neza kandi buri wese ahabwe ikinini kiye n'uburwayi bwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero ibampera umugisha kandi Uwiteka abandebere icyoroshye. Turashimira Imana ko ari inyangamugayo kandi ari Imana itabeshya. Hanyuma ndimo senga, Imana yampaye ubutumwa, irambwira ngo ntangarize ababyeyi Satani yari yasabye kugira ngo babe bahura n'uburwayi bwo munda. Imana irambwira ngo ije guca agasuzuguro kabo badayimoni b'uburwayi. Imana intangariza itangazo imigira ku bantu bafite inyatsi zikomeye. Inyatsi ndavuga inyatsi. Imana irambwira ngo nkubwire ngo mwaka washize wahombye ibintu byinshi kandi bitandukanye. Imana irambwira ngo ibyo wahombye Imana yarabibonye kandi yarabyitegereje, ntabwo uzaguma muri ibyo bihombo. Hanyuma ndongera numva ijwi rimbwira ngo abantu bafite ikibazo cyo kubyimba amaguru, nta rugendo bakoze, nta bintu byinshi bahuye nabyo bibananiza, Imana irambwira ngo Satani yagira ngo murware icyo bita paralize. Ijwi ry'Imana irambwira ngo mbatangarize mubwire ngo uwo mugambi w'abadayimoni Imana iwukuyeho. Hanyuma ikindi nabwiwe n'Imana abantu bafite icyo bita inyatsi zikomeye, ku buryo umuntu ashaka gufata miliyoni ariko ntamenye uko igiye, agafata ibihumbi 100 ntamenye uko bigiye. Imana irambwira ngo mube hafi yayo. Uyu mwaka Imana ije kubakura mu bihombo, ije kubayishyurira amadeni, Imana ije kubakura agasuzuguro k'abadayimoni. Nibwo numvise ijwi rimbwira ngo hari n'ababyeyi barijijwe amarira menshi n'abana bibyariye. Ndabwirwa ngo ubwo buhanuzi mbubahe ntuje. Imana irambwira ngo wasuzuguye keshi uhura n'igishakwe, ariko ndabwirwa ngo Imana idakengwa ngo ibagirwe imirimo ije gukuraho ako gasuzuguro k'abadayimoni. Ushyitse umutima mu nda kandi utuze. Hanyuma nabwiwe ku bantu bafite ikibazo cy'ibere. Uyu muntu n'ubu iribere yaritwikirije igitambaro, hariho ikintu kimeze nk'ikibyimba cyaturitse kirameneka, iribere rirahora rininda buri mwanya. Bamubwira ko hazazamo kanseri akagira ubwo kujya kwa muganga. Imana yambwiye ngo ujye kwa muganga, hanyuma muganga nawe akore icyo yahamagariwe. Iryo tangazo narihawe kuko Uwiteka adashaka ko hazamo kanseri. Hanyuma nabwiwe ku bana, ntabwo ari abana nubwo biyakwitwa abana imbere y'ababyeyi, ariko ni abantu bakuru ariko bitwa abana imbere y'ababyeyi, batawe cyangwa se batemerwa mu muryango. Imana irambwira ko nta gasuzuguro k'abadayimoni Imana igiye kukwemeza mu muryango uvukamo. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo umubyeyi yakwibagirwa uwo yibyariye, ntababarire uwo yabyaye, yatabana be ntababarire uwo yibyariye. Ariko ndabwirwa ngo Imana yaguhetse ukiva mu nda ya mama wawe ikaguterura, n'ubu iracyaguhetse kandi iracyaguteruye. Ushyitse umutima mu nda, ushyitse umutima hamwe. Ibyo ubona bigukikuje, ibyo ubona bikugose ni imbaraga z'abadayimoni, ariko hari imbaraga z'Imana zije kukurwanirira kugira ngo ukomeze ube mu murongo Imana igushakamo. Hanyuma Imana yambwiye ku bantu basengaga ariko bakaza kugwa,
bakagira intege nke. Imana irambwira ngo ije gukora akantu gashya kugira ngo ube mu murongo Imana igushakamo, umurongo Uwiteka gukeneyemo. Imana irambwira ngo usubire mu murongo wahozemo kuva na mbere, hanyuma Imana ije gukora ikintu cy'igitangaza gikomeye ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza kandi guha umugisha. Wewe wumvise iyi message, hanyuma ndabwira n'uyu uri kwa muganga aryamye ku gitanda ari gukurikira YouTube, uryamye ku gitanda ndetse wabuze n'umuntu kwishyurira imiti, uri ku gitanda nta miti ubona, ubushobozi bwawe bwararangiye, aho imbaraga zawe zagiraga zararangiye, ariko Imana yambwiye ikoherereje intumwa ije gukemura ikibazo ufite. Imana ikugirire neza kandi kwagurira imbago. Wewe wumvise ubutumwa ushyitse umutima mu nda, uburyohe bw'iby'Imana ikoze bugaragarira mu mirimo y'abera cyangwa se y'abana b'Imana. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo usengere wabonaga nta nzira ufite, wabonaga nta cyerekezo, Imana ikugirire neza. Bana turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana y'ubutware kandi y'icyubahiro, ishobora byose kandi yitwa ndiho. Uri Imana itabeshya, uri Imana ishobora byose. Ndasengera buri muntu wese wumvise ubu butumwa bwiza kugira ngo imbaraga z'Imana zimubeho, abarwayi bakize, abari kwa muganga ubishyurire, abagiye kubyara ubahe kubyara neza mu izina rya Yesu. Ndasengera abari kwiseta n'abandikiwe kujyaho, ubarengere kandi ubafashe. Ndasengera afite amadeni, ndasengera afite inyatsi, ndasengera afite ibibazo bitandukanye, imbaraga zawe zibabe kandi ubwiza bw'Imana batwikire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka, urebe kuri iyo screen yawe, ni ushaka kugisha inama cyangwa gusengerwa uhamagare Profete Birestaye, hanyuma cyangwa se Mazimpaka musengane iryo sengesho wumva ukeneye ko wasengerwa, ibyo byakurambiye, ibyo byakunanije, ibyo ubona byagushaririye. Imana ifite ubutware n'ubushobozi bwo kugira ngo ibe yakwagurira imbago mu izina rya Yesu, amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.